niba warigeze no kwishyira mu mashini yawe, inama nakugira ni iki? Ni ugufromata iyo mashini yawe. Iyo mashini yawe uyifromate bitewe nuko iyo application niyo bakoresheje bakugira bampakingi. Iyo application nkigeza mu mashini bahise bampakinga imashini bayinjiramo, mbega nta hantu na hamwe batigeze binjira. Ibaze ko mu mashini yanjye nari mfitemo email zigera muri 5, ariko izo email zose barazihakinze, bahise bazibonaho access. Hello guys, reka nizere ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye kuganira uburyo ki iyi channel yanjye bari barayibye. Iyi ngiyi iriho kino kiganiro, iyi ngiyi bita Darius Stage. Mwari muzi ko iyi channel imaze iminsi igera kuri 7 barayibye. Uyu munsi noneho nibyo tugiye kuganiraho, hanyuma nkwereke inzira nakoresheje kugira ngo nyigarure, nkwereke n'inzira bakoresheje iyi channel yanjye bayiba. Nkurikira nkwereke akantu ku kandi. Ni Darius Tech, ntiwibagirwe gukanda subscribe, like, share, comment kugira ngo tujye tubasha gufata ibintu tubihurize hamwe. Turebe ibyaduteza imbere, turebe n'uburyo twakoresha imbuga nkoranyambaga. Reka dutangire. Mu minsi ishize rero nari ndi gukoresha channel yanjye ya YouTube, hanyuma ngiye kubona mbona kuri telefone batangiye kunyohereza bitewe nuko nuze channel yanjye nsanzwe nyigira mu mashini nkayigira no muri telefone. Nagiye kubona kuri telefone mbona batangiye kunyohereza ama message agaragaza ko ndi guhindura ibintu by'ama password n'ibindi bitandukanye nyine. Mbega ndi guhindura ubwirinzi bwa channel yanjye, kandi mu by'ukuri channel yanjye ndi kuyikoresha kuri telefone bisanzwe. Uribaza ngo aho ngaho ni biki byari byabaye? Ngiye kukubwira akantu ku kandi, nkubwire amayere bakoresheje kugira ngo channel yanjye bayibe. Guys, mu by'ukuri nari narakoresheje ubwirinzi bwose buba. Nari narakoresheje two step verification, narashyizeho email, narashyizeho buri kimwe cyose nari naragishyizeho, ariko ntabwo ibyo ngibyo byababujije kunyiba channel yanjye. Ikintu cya mbere cyabaye rero nta kindi, nkibona ko channel yanjye bari guhinduramo ibintu bigiye bitandukanye, bari guhindura ama password n'ibindi. Ikintu cya mbere nakoze ni iki, naragiye mpita mfata screenshot ya bya bintu bari gukora kuri telefone yanjye, bitewe nuko yari iri mu mashini, kandi ku mashini murabizi gufata screenshot bibanza gutindamo gatoya. Nahise mfata telefone rero mpita njya screenshot vuba. Ibyo bintu nabikoze mu minota itarenze 5. Nafashe screenshot vuba njya no muri email, bitewe nuko iyo umuntu ari kugerageza guhindura channel yawe muri email, nyine email bikirimo, urumva. Nagiye muri email ndangije mfatanaho screenshot, mbega nyine ibintu byose ngerageza gufata screenshot ahantu hose hagiye hatandukanye iyo channel nabashije kuyikoreshamo. Nagiye mfata screenshot, maze gufata screenshot bitewe nuko channel yanjye nari narayikoresheje no kuri nuze no kuri VidIQ. Ndabizi mwese abantu benshi mu Rwanda, abantu benshi VidIQ nta muntu utayizi, abantu benshi baba barayihuje n'amachannel yabo. Nagiye no kuri VidIQ ndangije naho mfata screenshot igaragaza ko iyo email ihujwe n'iyo channel nayihuje na VidIQ. Nagiye no muri setting, hanyuma ndangije ngerageza nyine naho gufata ama screenshot nyine agaragaza iyo channel yanjye ko yari sanzwe iba muri telefone yanjye. Nahise mfata laptop, hanyuma maze gufata laptop ndagenda njya muri Word nandika amasaha ibyo bintu bibereyeho, nandika tariki bibereyeho, byose ndagenda mbishyira hamwe ku murongo. Noneho ikintu cya danje nahise nkora, ibyo bintu bikiba nyine muri iyo minota 5, nahise mfata za screenshot zose nariye, ndangije mpita nzohereza kuri email. Nazohereje kuri email bitewe nuko hari ukuntu nyine iyo umuntu amaze kukwiba channel afata nka nyine, bitewe nuko iyo amaze kuyihuza nanuze na phone yiwe cyangwa na mashini yiwe, hari ukuntu ahita yinjira muri setting telefone yawe akabasha kuyizimya, mbega akayirestarting, akayifromata ibintu byose birimo bikabura. Nahise mfata izo screenshot mpita nzohereza kuri email, izindi nzohereza kuri WhatsApp y'umushuti wanjye kugira ngo ayo makuru ntazayabura. Nahise njya no kuri YouTube channel, nahise njya kuri YouTube mu buryo bwihuse cyane. Ndangije mpita mfata channel ID ndaza kubibereka ahangaha muri nuze, ndabibashyirira hano uburyo nabikoze kugira ngo mfate channel ID. Guys, nambashishikariza ko byaba byiza
byaba byiza ujye ufata channel yawe ID ukabasha kuyibika ahantu ku buryo ki iyo channel yawe bayibye niyo bagerageza guhindura amazina icyo bahindura cyose iyo ufite channel ID yawe channel yawe ntabwo ubasha kuyibura. Ndabibashyirira ahangaha ku ruhande kugira ngo ubashe kubona uburyo wajya ubasha gufata channel ID yawe ukayishyira ku ruhande. Channel ID yanjye rero narayifashe nyishyira ku ruhande kugira ngo ntazayibura. Nkimara gufata channel ID naragiye mfata na link ya video imwe nigeze ku uploading. Noneho ngiye kubabwira amayeri bakoresheje bampakinga. Amayeri bakoresheje bampakinga. Murabizi ko ubusanzwe ngewe nsanzwe nigisha tech. Nsanzwe nigisha nyine ibintu by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye. Ubundi ukuntu byatangiye hari telefone yanjye nari mfite. Iyo telefone yanjye sinzi umupeti wari uri kuyikinisha arangije ashyiramo password. Ashyizemo password bitewe nuko nyine iyo password natari nyizi ndangije nk'umuntu ukora teke nyine birumvikana nk'umuntu ukora teke murabizi ko twebwe nyine ntabwo ibintu byinshi by'ikoranabuhanga ntabwo tujya kubikoresha ahubwo turabyikorera. Ndangije nafashe telefone ndangije ndavuga okay noneho ubwo nsanzwe nkora teke bitewe nuko nyine hari n'utundi tuntu twinshi nyine imbanzi nyine two gukuramo ama password n'ibindi nyine bigiye bitandukanye. Nafashe imashini ndangije njya kuri internet bitewe nuko nyine na mbere nyine narabikoraga rimwe na rimwe nagiye kuri internet ndavuga reka downloading application. Guys gusa nyine munyihangane tukugerageza mu kwihuta ukuntu kugira ngo nyine kino kiganiro kitaza kuba kirekire. Nagiye kuri internet nshakisha application ndangije bitewe nuko mbere hari application nayo nsanzwe nzi ikuramo ama password kuri telefone. Ndangije ndagenda ndayishakisha ngira amahirwe mpita nyibona. Application ya mbere nabonye nahise nyidownloading. Nkidownloadinga nyishyira muri laptop yanjye. Nkiyishyira mu mashini abo bahaka nyine banyiri iyo application nari mbahaye access zose. Iyo application ndaberekana video baprodinze kuri channel yanjye. Ndayiberekana n'ubu ngubu iracyariho. Video baprodinze kuri channel yanjye yerekana uburyo wa downloadinga iyo application. Iyo application niba hari n'umuntu wigeze kuyidownloadinga hano kuri channel yanjye guys iyo ngiyo ni virus. Ndayibereka ndayishyira hano gusa nyine video ndagerageza kuyisiba bitewe nuko nyine murabizi ko ibintu by'amavirusi hari n'undi muntu ushobora kuyigerageza nyine ugasara yidownloadinze. Gusa niba warigeze kuyibonaho iyi video niba warigeze kuyibonaho kuri channel yanjye niba warigeze no kuyishyira mu mashini yawe inama nakugira niki ni ugufromata iyo mashini yawe uyifromate bitewe nuko iyo application niyo bakoresheje bakugira bampakinge. Okay iyo application nkigeza mu mashini bahise bampakinga imashini bayinjiramo mbega nta hantu na hamwe batigeze binjira. Ibaze ko mu mashini yanjye nari mfitemo email zigera muri 5 ariko izo email zose barazihakinze bahise bazibonaho access. Amahirwe nagize nuko ama email yari asanzwe arimo n'ubundi nta byari bya danje nyine ni email zari ziraho nyine usibye iyo ngiyo nyine iyi ngi Darius Tech yari irimo yari ifite power nyine yari iri hejuru mbega nyine niyo nkoresha cyane nyine niyo ifite abantu benshi mu email nari mfiteho. Guys urumva ibyo ngibyo nibyo byambayeho. Iyo application ikigera mu mashini yanjye batangira guhakinga ibintu byose barabihakinga. Ibaze ko kugira ngo menye ko iyo application ari virus ibaze ko byansabye iminsi igera muri 3 uribaza ngo nabimenye gute? Ukuntu nabimenye nta kundi ubundi naribaza mvuga se mu bashuti banjye ko nta muntu nzi wabasha gukora ibi bintu ufite ubushobozi bwagera kuri urwego rwo guhakinga channel muri ubu buryo. Bitewe nuko murabizi ko iyo wabaye monetize ubundi kugira ngo umuntu ahindure amakuru yawe nibura bishobora kumutwara hagati y'iminsi 7 kugira ngo nyine abe yabasha nyine guhindura amakuru yose nyine kugira ngo abone access zuzuye. Ni iminsi 7 ubundi niyo mike, iminsi 7 niyo mike.
ibaze ko we byamutwaye iminota 5 gusa kugira ngo ibyo bintu abihindure. Naribajije nyine, nagiye mu bashuti banjye bose ndatekereza, mbona ko nta muntu wabasha kubikoraho umushuti wanjye ibyo bintu. Ndangije ikintu nakoze niki, nakomeje gukora iperereza, nkomeza gukora iperereza, ngiye kubona hashize iminsi 3 cyangwa hashize iminsi 3 nagiye kubona, mbona mu masaha y'umugoroba, mbona baprodinzeho video kuri channel yanjye nyine, mbona baprodinzeho video, iyo video igaragaza uburyo wa downloadinga iyo application. Iyo application nkibona iyo video nahise nibuka ko nanjye nayigize ute, nayidownloadinze iri mu mashini yanjye. Guys, ibaze iyo minsi yose iyo virus yari maze mu mashini yanjye. Ni kuvanga ibintu byose nakoraga mu mashini yanjye byose barabibonaga bitewe n'iyo application yari ikirimo nyine. Gusa nyine urumva ntabwo nari ndakamenya amakuru yuko iyo application ariyo virus nyine. Gusa nkibona iyo video nahise menya ko ariyo virus. Ikintu nahise nkora, nahise njya muri browser zanjye zose nkoresha, bitewe nuko ubusanzwe nkoresha Chrome na ira Microsoft Edge, nizo nkunda gukoresha cyane. Na ira Firefox, nahise njya muri ayo ma browser yose, ndangije mpita ntangira gukora clear cache. Ndabizi muri mwe abenshi nyine ntabwo bazi gukora clear cache, gusa clear cache ni uburyo nyine ubasha gukoresha hanyuma ugahanagura imyanda yose. Mbega ikintu cyose wigeze gukora cyose kuri iyo browser gihita kigirute, gihita kisiba. Ndaza kubashyiriraho, ndagenda mbanyuzamo nyine n'utu video uburyo wabasha gukora clear cache, kugira ngo nawe niba hari ikintu uzi, cyangwa se niba hari ibivirus uzi, cyangwa niba hari ibintu wigeze gukora bitanyuze mu mucyo, ukore iyo clear cache, irahita ihanagura imyanda yose. Okay, naragiye nyine mpita nkora clear cache, ako kanya nyine imyanda yose ihita ivamo muri ayo ma browser yose, haba Chrome, Firefox, n'iyo Microsoft Edge, nagiye nkora clear cache. Gusa bitewe nuko nabonye imbaraga iyo virus yari ifite, nabonye izo mbaraga ziri hejuru, natekereje ndavuga hari n'igihe wenda n'ibindi bintu byo muri ma screen asanzwe nyine babashije kubigeramo. Nta kindi nahise nkora, nahise ngenda mfata ibintu byari biri muri screen, ndangije ndabyimura. Nkimara kubyimura nahise nkora iki, nahise format machine, nahise formata, bitewe nuko niyo wenda urugero nari gukora iyo clear cache nari kuyikora pe, nibyo ngibyo nkabiforomata. Ariko aba bahaka hari ukuntu nyine, hari ukuntu ibintu byabo nyine baba babizi ko biri hejuru cyane, hari ukuntu baba bazi ko biri hejuru cyane. Hari n'utundi tuvirusi nyine, niyo wakora ibyo byose hari utundi tuvirusi twagenda tugasigara mu mashini. Ariko uburyo nakoreshe bwo kuyiforomata bwahise bugira ute, ayo mavirusi yose bwahise buyakura mu mashini. Okay, ikintu nahise nkora noneho nahise fata umwanzuro wo gukora iki, wo gutangira kurwana no kugarura channel yanjye. Nahise mfata umwanzuro wo gutangira kurwana no kugarura channel yanjye. Naragiye njya kuri Twitter, nagiye kuri Twitter mbasha kwandikira YouTube, nandikira AdSense, nandikira na Gmail. Hanyuma maze kubandikira, nagiye mbandikira nyine uburyo nyine channel yanjye yibwemo.